Hello, mumeze mute? Mumeze neza? Mbifurije weekend nziza rero no kugubwa neza na weekend. Turi ku munsi wa gatandatu, turi tariki 26 ukwezi n'ukwa cumi n'umwaka w'ibihumbi 2024. Tugarutse rero n'igiterane iki ni twaje festival iserukiramuco ryo gusigasira ibigwi by'umuhanzi Iva Buravani. Rero ibyo wamenya ku bice bitatu bigize twaje fest iserukiramuco ryo gusigasira ibigwi bya Buravan, Iva Buravan. Harabura rero amasaha make gusa kugira ngo habe igitaramo cyiswe twaje fest kigamije gusigasira ibigwi by'umuhanzi Iva Buravan witabye Imana mu mwaka w'ibihumbi 2022 azize kanseri. Rero iki ni igitaramo kizaba kuri uyu munsi, kiraba kabisa kuri uyu munsi muri BK Arena, ni mu mujyi wa Kigali, kiza guhuriramo abahanzi bagera muri 15 basanzwe bakunzwe mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, barimo Jules Sentore, DJ Pius, Andi Bumuntu, Juno Kizigenza, Ish Kevin, Aline Sano, uwo bita France Mpundu, uwo bita Impakanizi Ndakekirira Itorero, naho Mike Kayihura nawe yagarutsemo, yari amaze igihe ataboneka, wita Neri Ngabo abantu bavuga ngo yaracecetse, nawe araza kuba arimo. Umusaza Mani Martin nawe kabisa, ba bantu bambazaga ngo Mani Martin yagiye he, nawe araza kuba ari mw'iki giterane. Undi nawe bamwita Bukuru. Mu kiganiro rero n'itangazamakuru cyahuje bamwe mu bahanzi bazaririmba muri iki gitaramo, ndetse na mukuru wa Buravan witwa Fernando Burabyo rero nawe araba agaragara muri iri serukiramuco ryitiriwe festival ibigwi kabisa bya Buravan, aho iki gitaramo cyiswe twaje fest. Burabyo rero Fernando yatangaje ko rizatangira saa 8 z'amanywa kugeza saa 1 z'umugoroba, aho imiryango ya BK Arena izaba ifunguye kubera igitaramo kizatangira izo saha. Ati harimo ingingo eshatu z'ingenzi muri izi serukiramico. Igice cya nyuma kimeze nk'umukino uraba ugizwe n'abahanzi turi kumwe, bizaba ari ibintu byiza. Hari ikindi kijyanye nabyo, ubwo kabisa uyu ni mukuru wa Iva Buravan, ati ni serukiramuco ndetse no guteza imbere abantu twegereye bakora ubukorikori, ese bazerekana ibyo bakora, cyane cyane twegereye inteko y'umuco kabisa, ngo baramurika ibintu bijyanye n'umuco mwa kiriya giterane. Yakomeje rero avuga ati ikindi gice cya gatatu kigizwe no kwita ku buzima bw'urubyiruko. Twafatanyije na RBC mu kubakangurira cyangwa se mu bukangurambaga bwa Turi Kumwe Company Cancer Awareness, kugira ngo buri wese uzahagera kare azabone serivisi z'ubuzima zirimo no gupimwa ku buntu indwara zirimo kanseri yahitanye uyu muhanzi Iva Buravan. Yakomeje ashishikariza abantu kuzitabira kuko ari igitaramo giteguwe mu buryo budasanzwe, aho abahanzi bose bazaririmba nta guhagarara mu masaha 2 cyangwa 3 kizamara. Avuga ko iki gitaramo kizaba kimeze nk'ikinamico kuko kinafite script yanditse. Yavuze ko bitandukanye n'ibyo abantu basanzwe babona mu bindi bitaramo. Kuri iki byo isaha izaba ari isaha, nta kurenzaho n'isegonda. Ruti Joel ubwo yavugaga kuri Buravan yavuze ko twaje ari umushinga waje warabanjirijwe n'ibindi bitekerezo bya Buravan n'abahanzi bamubaga hafi nawe arimo. Ati gutangira ubu bukangurambaga bwa twaje nka album bwaje bwa kabiri, bwa mbere bwari Twande, aho yashakaga ko umuziki wazamo ibya kinyarwanda. Yumvaga umuziki abahanzi bakora ubu nta gishya kindi, akavuga ko byagira ireme tuvanzemo
ibya kinyarwanda ndetse akavuga ko ari byo byagira umwihariko w'igihugu. Nuko yatangiye gukora rero alubumu ye dushaka ko umuco nyarwanda udasubira inyuma ariko tubijyanishije n'igihe tugezemo. DJ Pius ushinzwe gukurikirana rero uko abahanzi bazaririmba ku rubyiniro, yavuze ko abahanzi bamaze iminsi bataryama kubera ibintu bari barimo byo gutegura iki giterane. Ati ntabwo ndi buvuge ishusho yose y'igitaramo, gusa kirimo indirimbo za Buravan abahanzi bagerageje guhuza imbaraga ndetse n'abahanzi ubwabo buri wese azaririmba. Byose bizakorwa nk'ikinamico, bizatangira bizatangira nta guhagarara, hazaba harimo n'imbyino zitandukanye. Yavuze ko hari indirimbo nshyashya ya Buravan yiswe Already Made yo gushyira abantu mu mwuka w'igitaramo. Abandi bahanzi barimo Ariel Rayz, bita Frances Mpundu, bita Andy Bumuntu, Makanizi Juno Kizigenza na Ish Kevin bavuze ko abantu bazabona ibyo amaso yabo atarabona. Ish Kevin ati ibi bintu bizaba birenze na rwa rwego rwa Kendrick Lamar yavugaga igitaramo rero uyu muhanzi wo muri Amerika aheruka gukorera mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, ati tugiye kururenza. Juno we yavuze ko ashobora kuzishima kurusha abafana, ati ukuntu twari tumeze twitoza byanatwongereye ubucuti hagati yacu. Urugero ntabwo nari inshuti ya Andy Bumuntu ntabeshye. Kwinjira rero muri iki giterane cy'iserukiramuco ni 5,000 n'ibihumbi 10 n'ibihumbi 20, 25 na 30 ku bazagurira amatike mbere. Abazagura amatike mbere rero urumva nayo ngayo bazinjiriraho, ndandikeka ko mwarangije kuyagura. Naho abaza kugura rero cyangwa se naho abazayagurira ku muryango, uretse itike y'ahasanzwe ya 5 itazahindukayo, ntago irahinduka rero, izindi zose ziziyongeraho ibihumbi 5. Ushaka kugura itike rero nta kindi wakanda ni ticket.rwa ubundi ukigurira itike ukajya muri Twaje Fest. Ni igiterane rero cyateguwe n'abahanzi batandukanye, abahanzi bagera muri 15 bose baraba bagaragara muri iki giterane. Ni igiterane cyateguwe mu rwego rwo gushyigikira umuhanzi Yvan Buravan. Dukomeze rero tubaneho, utarakora subscribe gikore kugira ngo dukomezanye.